Muyango navuga ngo Muyango yamenyekanye nk'umuhosta nyuma yuko yabaye Miss Rwanda popularity yego Miss nyine w'abantu kuri popularity nyine kuba ari Miss wamenyekanye muri photogene no kuba nyine yabaye Miss wagaragaye mu ba Miss ariko akata ni Miss Rwanda ahubwo yaragaragaye muri Miss photogene ko bavuga mu Miss w'ubwiza cyangwa kwifotoza agaragara muri iki gikorwa aza no kugenda amenyekana bitewe nuko yibrandingaga aza kumenyekana cyane cyane aho agiriye mu guhostinga mu tubari acimaka yenda hostinga mu tutandukanye nagena abana za Guinilonche za Pilipina ndatandukanye mu tubari turi classe za Gisenyi n'ahandi atandukanye ariko n'umuntu navuga ngo ni mu bakobwa b'abanyarwanda cyangwa abategarugori b'abanyarwanda babashije kubrandinga umuco wo gukora bivuye inyuma nyuma yo bita Anita Pendo twari tubona wo bita Muyango nawe yipanga akazi ararakora ariko umusaro umunsi ku munsi ugenda ugaragara nana buri umuntu akora ujye umublessinga umuntu akora ujye umuhindabozi Muyango rero yamaze kuba cimaka yasoye imodokari bita Benz imodoka yakadasohoka imodoka nziza cyane ariko agashya ni imodokari brandinzeho plaque ze buriya mu kabari yaba ari ahantu banywera byonyine abajyayo bagabanuka cyane gusa habayo n'ibindi nk'imikino ya biyare aha rero niho twe tuzira twebwe Aroma Sport Center turi ikigo gicuruza biyare za original z'ubwoko bwose nka Super League ndetse n'ibigendana nazo byose biyare uguze turayigutwaza tukaguha umutekinisien uyinstalla tukanaguha garanti y'umwaka. Aroma Sport Center ikorera ku Kinamba neza ku cyapa cya bus mu cyerekezo cya Nyabugogo no mu mujyi. Dukorera kandi Musanze hafi ya gare, i Rubavu hafi ya Monkarenzi ku Karompoint, ni Rusizi ikamembe imbere ya Mwari Musako. Muri Aroma Sport Center kandi tunabafitiye amabuye meza ya granite ya original akoreshwa mu kubaka ibikoni. Wowe duhamagare cyangwa utwandikire kuri 07 87 81 91 07 cyangwa 07 81 84 77 Kimaka byamaze kwerekana ubudasa abatwaye guma bose twamaze kumabona kugenda bagakora ku stage nyuma ko tubonye Knowless mu majyepfo tukaba Tom Close Nyagatare ubu ngubu abari mu karere ka Rubavu abo bita Urban Boys ni maka cyeko n'itsinda y'abari bazingera kwihuza nyuma ko twabonye Platine ku rubyiniro Urban Boys igiye kongera guhura tuvanga abanyarwanda n'umuziki no sama niyo kintu cyabereye cyiza abantu bakunda umuziki iyi sama ibaberenza cyane. Ikindi ndashaka kugira ngo tuze kuza ku mu DJ bita Element yatangiye kongeye kubasuza mwe bakunzi ba Big Man Rwanda. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, dushimira mwege mukomeje gusapotinga umuryango mugari wa Big Man. Tubararikira gukomeza mudusapotinga, comment, like, byose subscribe kuri Big Man. Hano imbere ya kamera rero turahabona mwenyewe ariwe Big Man. Reka twumve icyo umusore wacu yaba yaduteguriye, ngo ni umusore w'abanyarwanda muri rusange. Twumve icyo umusore w'abanyarwanda yaduteguriye. Yego. nitwa Big Man rero nk'uko bivuze yinjiza muri intro umikaze mu kiganiro mbanje kugusaba amakuru na umeze neza cyane. Ino sama rero meshi urabona imeze gute ubona ko abantu bose bari kurwara amagiripe ivumbi hari ubushyuhe bukabije sama ikomereye gute iraho kuko harampembye ndi kubona icyo kurya nta kibazo urabeshya umeze neza cyane nyine gutugiripe zitabura yego ako tugufatanyije n'inzara ryo by'abari bibi cyane nanjye rero meze neza ndashima abadukurikiye kandi bakomeza kudusapotinga aho twahinduye konte tukinjira muri showbiz bajya batwereka support ikomeye batubwira ati Big Man komeza gutegura amakuru mizewe. Uyu munsi rero ndaza kohera mu nshamake ngenda mvuga utuntu kutundi kugira ngo mukomeze kugenda muza kubana nanjye. Uyu munsi reka banze mvuge inshamake uwo bita Muyango baramuzi wari nava n'umufasha wa Kimenyi kuko nago baratandukana mu mategeko tubibwirwe ariko yamaze gucimaka inyuma yuko yagaragaje imodokari ya Benz ariko igitangaje si Benz gusa ni imodoka nziza iri ku Novo model imodoka y'agaciro ariko ikirenze icyo yaciye imaka uzi plaque y'iyo modokari ni izina rye ni izina rye Muyango
Muyango yacimaka rero ubona ko ya brandinze imodoka nziza ya Benz muri sama avuga ati ngewe urwego rwanjye ntabwo ndari amajoro busa nubwo nkora bamwe bakavuga amagambo ariko uzakore abavuga amagambo ngo barayarara cyangwa amagambo bayigendamo cyangwa amagambo bayishyura inzu ariko Muyango yamaze kuba cimaka avuga ati urwego rwanjye n'urunguru imodoka nziza mubwira ngo felicitation nyamuneka ni by'agaciro gakomeye. Icyo ni cyo tubiganiraho kimwe nacyo tubize kwinjiramo ndibuze kwinjira kuri Tom Close ari gutaramira Nyagatare. Hari amagambo atangaje kuri The Ben, mbona amagambo arimo respect, na amagambo arimo kubahana, na amagambo arimo agaciro. Mvuga ko bari legend bamaze kugenda berekana ubudasa, kubahana, kwiha agaciro muri society nyarwanda nuko bagifite igikundiro mu banyarwanda. Icyo nacyo tugiye tukiganiraho tureba ese no kubera iki aba legend bakomeje kugenda mu muziki nyarwanda bigarura imitima y'abenshi. Ikindi bazagarukaho nuko MTN iwacu na muzika imaze kugenda icera mu DJ akora indirimbo nziza yagiye akora amahita atandukanye ariko abantu bagenda bamugarukaho ba Roskana ba Juno yavuze yuko batagomba ko bamwibasira kuko buriya mu gihe nawe yabaye umunyamuziki bagomba kujya ku mwanya munini nawe yaje mu muziki cyane atakira umu DJ bakabasha ko bamwihanganira bakabana neza bakareka amakimbirane bakagenda basapotingana kugira ngo umuziki nyarwanda ugende ubasha kugenda utera imbere gatanu gatanu. Ayo rero zari incamake mukangiye kuza nzive imuzi n'umuzingo nanzika nk'umusore w'abanyarwanda. Plaque ye ni izina Muyango. Ibyo bivuze iki? Ni ibintu bihenda n'abakemwe bamwe dufite mu Rwanda batabasha kuba bakora ariko ni ikintu gice gasuzuguro n'ukubonye wese ahita abona urwego ruko tutatandukanye n'urwe. Iriya planque uzi ku mwaka ishobora kuba isorerwa hagati ya miliyoni 3 na miliyoni 2 ku mwaka. Noneho isorerwa buri mwaka ntabwo ari buri kwezi, buri mwaka isorerwa miliyoni 3 hagati ya 3 n'2. Sindi level sakandi gaciro ubwo n'ubudasa rero mvuga ngo Muyango connotation ku by'agaciro dushimira abantu itugore mu matiku tuvuga ibi by'abantu no mu gihe bateye intambwe ishimishije fatwa blessinga tweke ishyari mureke umutima mwe kuvuga abantu nabi no mu gihe bageze ku byiza reke tubashimire cyane. Reka ninjire rero kuri MTN iwacu na muzika. Ni MTN nayo ni igitaramo cyateguwe na MTN hiya kizenguruka abahanzi batandukanye. Twabonyemo uwo bita Roskana, tubonamo Amaroni, tubonamo Marina, tubonamo Kivumbi, tubonamo Juno n'abandi batandukanye. Ariko ni igitaramo cyagiye kigarukaho cyane cyuko cyatanze ibyishimo noneho abaturage bakabasha kwereka urukundo abahanzi biciye mu ndirimbo baririmbirwa bakavuga ati twebwe ntabwo mwaguze by'amatsinda ngo mwamanuye abafana twe turabereka urukundo nyarwo rw'ubudasa mwizanye. Ikindi hagaragaye cyo cyagaga muri Samatowa Country nuko bari abahanzi babiri Bruce Melody na The Ben bashinzwe kugura abafana. Ariko MTN iwacu na muzika yagaragaje ubudasa abakunzi b'umuziki bazaga kwinjira ngo umuziki umuhanzi yavaho bakamukomera amashyi undi yajya bakarimbana nawe najya kuvuga ngo turi muri team B team A. Oya, bagaragaje ubudasa bagaragaza gukunda umuziki tuvuga ngo ni kiriye gisobanura umuziki kwishimira ibintu wahawe nta kiguzi kandi ukabyinjoyinga. Urumva bivuze iki? Bivuze ko rero MTN iwacu na muzika yabaye nziza kandi gikomeje. Ariko ikintu cyabaye agashya nuko abahanzi bagiye batwara guma mu myaka yatambutse. Twabonyemo Tom Close, tubonamo Dream Boys, tubonamo Urban Boys, tubonamo Nyakwigendera Jay Polly, tubonamo Tom Close, tubonamo Riderman na Knowless yitwaye ariko Knowless yitwaye twabonye Majyepfo kuri stage. Ubona ko abaturage babishimiye. Ubu rero nyuma ya Nyagatare aho Tom Close yatamiye abantu Nyagatare ubu batahiwe ni Rubavu. Uwo bita Urban Boys kuri za swaga yelelelelelelele mana kwi uwo twakundanye mu buto. Iyo ni Dream Boys uwo twakundanye mu buto. Noneho rero kerere ishyamba nirigari izo ndirimbo zose rero bazaba baziririmba keresha bari ku bugambo wacha kerere reka amagambo urumva rero abo bazari gutaramira muri iwacu na muzika nk'abantu batumiwe na MTN iwacu na muzika aba legend bagiye batwara izo nakwita ngo ni guma zatambutse. Iyo nakubira cyo rero na ikigaragara cy'abanyarwanda bamaze kwerekana ko aba bahanzi barimo ba Jay Polly Nyakwigendera barakunzwe nubwo yapfuye. Hakaza uyu nguyu Tom Close, hakazamo The Ben, hakazamo
Dream Boys, Urban Boys, hakazamo Kitoko, hakazamo bakamishi ba Knowless, bano ba Marina, bariya ba Kwinisha n'abandi. Kuki iriya generasiyo y'aba legend bakera mu muziki ikomeje kwereka urukundo cyane uko kwera ifite ubuhanga mu kuririmba indirimbo z'aba ntabwo zisaza. Uyu munsi umuntu aririmba indirimbo aza kuri stage ukagenda indirimbo uyu munsi yasohoye kubera iki kandi imaze nk'imyaka 20 cyangwa 15 iyo ndirimbo iririmbwe ni ukube kibara abantu bakomeza kugenda bereka urukundo umunsi ku munsi ubona ko n'abantu batava mu mitwe y'abantu mu mboni zawe. Yego ni ukubera iki abantu hora babagarura mu mitwe yabo impamvu aba legend umva baririmbaga neza yego indirimbo zifite ubutumwa ewana ku buryo uririmba indirimbo koko kumva yuko irimo ubutumwa ifite ahandi gukura nayo yego ariko abubu baririmba bararajyanga icyo barose badaki bagiye ngo umuntu ajya muri studio agasohoka indirimbo yibonye mu gihe abantu baririmbaga indirimbo ngo bapfa kwezi kose atabona indirimbo ngo yuzuye. Rero niyo mpamvu abantu indirimbo zabo zitava mu mitwe y'abantu kuko zirimo ubutumwa bwiza kandi yego. Kuri wowe nk'indirimbo zabaye z'ubutumwa kuri wowe muri generation yabo nk'indirimbo 5 z'abanzi 5 ni nk'izihe zakushimishije? Oya turi kuganira dusuze mu kigihe kiganiro se. Njyewe indirimbo ya mbere ni mu mutashyi Dream Boys uwo mwita Kitoko. Yego. Inuza Tom Close ni nyinshi cyane. Tujye kuri Urban Boys ni nyinshi, tujye kuri bakamishi ni nyinshi, tujye kuri ba TNP ni benshi bagiye bakora ubudasa indirimbo nziza tuvuga yuko bagiye bagaragaza ubudasa mu magambo yanditse amagambo arimo melody kumugana afite ubutumwa. Uyu munsi indirimbo ifite ubutumwa kuri niye naka inyuma ni kubita kuri kaka. Oya iyo nandirimbo nta butumwa burimo. Nyuma yuko rero twabonye uwo bita Element yaje ari umu producer ukora indirimbo neza ariko aza kugenda ashinjwa n'abahanzi batandukanye harimo ba Roskana, harimo uriya muhanzi mu gufitwa Ndera nibagiye izina rye akunda kunyibagirwa kandi nawe umuhanzi w'umuhanga cyane. Rumva avuga yuko Ronuza ubita Element agerageza kwimana indirimbo z'abahanzi akazitsinza muri studio kandi akagerageza kubiyemeraho akishira hejuru cyane bikagenda bivuga yuko bamwe bagiye banavuga ngo ntago tuzongera gukora no bita Element ibihangano byacu. Ni umuntu wiyemera, ni umuntu h'indirimbo kuyisora bikabinambara kandi wabashe kumuha projet umubwiye kwikeneye. Undi umuntu agizikina mutangaza no bita Juno Kizigenza yabati mumenye yuko Element mworoherane nawe. Element yari umuproducer akora indirimbo ariko uyu munsi nawe yinjiye mu kiragano cyo kumuhanzi. None se kugira ngo yiteranye n'abantu yafashe ki yageniye kamwe yakobize kamwe. Ese ni gute nge naguha projet yanjye irimo miliyoni zingahe ukayiryamanuka abantu tukakora izaho kumva ko nakorohera ku mugani wese niba ayabana ko indirimbo babiri hiti nawe agiye gusora hiti nayitinza kugira ngo hiti banze ifate isoko. Erega size ngizi nima mbere yarazisohoraga umugani vuba kuko ntazi yabagafite. Yego ariko nyine ni aho kujya yiteranye n'umuntu y'abantu yakoze kamwe. Nge naramushinja ko uyu munsi ko yakiba indirimbo z'abandi nuko kopese nawe abahanzi noneho arimo nawe ari mu wanzu ubundi ubwo bagwaye nk'indirimbo ubundi ukayishishura ugasanga amagambo y'abandi wayatwaye. Birashoboka nabyo. Byo birashoboka. Kuko niba uri producer ukaba n'umuhanzi kandi ufite project ziremereye z'abanzi baremereye. Yego. Kumuvuganira ko naruvugira afite. Ni Juno Kizigenza bati mworoherane. Yego. Ese ni gute umuntu afata projet y'umuntu akayiguha ari bukwishyure. Wiha agaciro ngo uyisore kare. Ukabanza ukayiryamana ukabanza ugasohora ibyawe. Ibyawe bikajya ku isoko ugacuruza. Ni nka wa mugani bavuga ngo nawe ukeza bamwe babiri. Niba uri umuproducer n'umuhanzi ntabwo bishobora gukunda. Niba ari umuhanzi nahitemo ubuhanzi. Biribuze gukunda se cyangwa areke kimwe akora ikindi? Nyine nahitemo kimwe nge navuze ngo nareke kimwe afate kimwe. Yego. Kuko byose nta muntu. Mwese niyo bishoboye ntabwo bikora byose kandi akabikora neza mu gihe kiza. Bayate kandi mu gihe bari kumutanga. Kumujaje bavuga yuko indirimbo z'abandi zigumana mu gihe agasorize kandi bose ari abakopeti. Yashoboye gusohoriza. Nareke kwa producer rero. Akazi rero amenye ko azajya akora ize zonyine. Nawe mu mboni zawe naharimo ikibazo. Kirimo da kirimo kuko nta kuntu wafata projet y'abandi projet yawe y'amamiliyoni ngo uyihe umuntu mwizeye ayibike koriye ngo umuntu uzamurebe ijisho ryiza. Ubu rero Juno Kizigenza amagambo atangaje no kwigiza nkana nawe byanga bya ubwo we ntabwo yarayitindana nawe bayitindanya ayo magambo ntabwo yavuga. Yego ugomba ko rero uwo bita Element nawe yakomeje kugarukaho n'abatari bacyo avuga yitya murika niba Juno uri umuhanzi nako Element nishaka kuba umuhanzi nishaka kuba umuproducer kuko uri kuvanga ibintu ukiteranya n'abantu mu buryo cyangwa ubundi
rero byari bikomeje kugenda bivugwa, tunavuga ati ese niba tumaze kubona ko muri sama tuwa country twabonye competition iri ya Debeni na Bruce Melody, noneho iwacu na muzika tuvuye ko umuhanzi witwaye neza yabarinde kugira ngo dukomeze kugenda tubana gatatu gatanu. Magira ngo tuganira amakuru ariko cyo nakubwira cyo nuko showbiz yacu imaze gufata intera. Icyo dusaba abanyarwanda dukomeze supportingane, umuntu asohoye indirimbo nyamuneka isharinga abantu, yipostinge, ikora kubo comment. Twamaze kubona ko mu Rwanda hari ikintu bita ishyari mu nyangire no kwikunda. Kagani washaka kuba yakora yaba ari umusitari wamuritse brand y'u Rwanda, uyu munsi magato kumufurira kuri Instagram. Twamaze kubona bita Rwiziringa yagiye kwayagwa avuga ati mwa abantu mwe mwa followinze yego n'umunyarwanda muri ibintu byiza mwa followinze. Kubera iki mu Rwanda support ikomeje kugenza biguru nege. Dukomeze kubana rero ngende twa Big Man, aha ni kuri Big Man Rwanda. Nibo nkunda kora subscribe, share na comment, kandi dukomeze kugenda dukundana nk'abana b'u Rwanda. Ciao ciao.